ndetse n'abatayisi voiture nabo barataka kuko nabo bari mu bantu bategwa nabo wageraho bajya bati rwose niba ushoboye ngwino wishyure niba udashoboye nta kindi dufite dore uko duhagaze ndetse bakaniyambura bakakwereka wa mugani nguhakana ubugore aragarama bakakwereka ubusa bwabo bati ubwishyu mfite n'ubu niba ubutora urabutora niba utabwemera nabwo ndeka nigende iyo ko indaya ijya gutega akenshi nta tiki ifite nta mafaranga ifite iyo rero yarase ibyo bita kurata igishoro niwe bwite niwe gishoro yagiye gucuruza azi ko ari bubone abakiriya iyo atababonye rero kubera ko baba bagiye bambaye ukuntu batakwambara ku manywa bumukereyeho ubwo bwamukereyeho yakuyeho akoresha uburyo bwose yavaho ku muhanda. Abakunzi ba TZ TV twagarutse na Vicento murabizi amakuru aba yafite menshi ahubwo yaramaze iminsi ari mu mahugurwa yo kugira ngo amenye neza ukuntu azajya abagezaho inkuru zicukumbuye zimeze neza. Uyu munsi agarukanye agaseke k'amakuru turi butangirire hari hakurya i Rubavu niho tugiye kwinjira mu nkuru ivuga ku buryo uburaya buhagaze hari i Rubavu ndetse n'ukuntu abagore cyangwa se abakobwa bicuruza hari i Rubavu bari kugenda bakagurana igitsina bakakigurana umunyenga. Ibyo byose araje abitunyuriremo gake gake ariko mbanza no kumusuhuza mu buryo bwihuse. Muraho murakoma Vicento? Muraho bwana Tize. Turaho n'amahoro twari tugukumbuye hano kuri channel kugira ngo ukomeze uturyohereze utubwira amakuru agiye atandukanye. Twagiye ntago dutinda i Rubavu hariya ngo bikomeje kugorana. I Rubavu uburaya ngo buravuza ubuhuha ariko si ibyo uyu munsi ni ibintu byaho nyine uburaya ni ibintu byabo hari i Rubavu ntago ari ibyo bize uyu munsi. Abantu batembera Rubavu barabizi ndetse n'abatanagerayo ayo makuru barayazi ko ari iwabo w'uburaya hariya. So aho ngaho rero bikaba abanyonzi uyu munsi bari gutaka abamotari bari gutaka bavuga ko bari gukorera ubuntu bari gukorera idiho kereka uwemeye kuryamana n'abagore cyangwa abakobwa yatwaye. Kubera iki ibi bintu biri kubera i Rubavu Vicento twinjize muri iyi nkuru utubwire uko bimeze? Ibi bintu rero buri ikintu cy'uburaya natangirira ku mateka buraya y'uburaya. Ntago uburaya ari ikintu kivutse nonaha nta nubwo ari ikintu gishya ni ikintu twumva guhera kera mu myaka myinshi cyane uburaya bwagiye bugenda buhabwa intebe ndetse mu bihugu bimwe na bimwe byo hirya no hino mu isi bufite uburenganzira busesuye kuko buranasorerwa. Hakaba naho usanga bafite rwose amaduka nk'uko abandi baba bafite amaduka acuruza imyenda acuruza ibiribwa nabo ugasanga hari amaduka ujya kuguriramo indaya. Rero twebweho hano iwacu uburaya bukorwa mu kajagari ariko ugasanga hari aho hari akajagari kabwo gakabije. Nka Rubavu nk'uko babivuga abo bamotari n'abanyonzi bakomeje gutabaza Rubavu ni hamwe hakorerwa uburaya bwinshi kandi mu kajagari ku rwego rwo hejuru. Yego. Kandi uburaya bwa Rubavu rero bongerwa n'iki? Hari abava i Kigali ndetse no mu yindi mijyi cyane cyane mu weekend no mu minsi mikuru bagiye gukorera y'uburaya kuko bivugwa ko hari abakongomani baza ngo bafite amadolari ibikapu by'amadolari. Yego. Bigakurura rero abakobwa b'iwacu i Rwanda ndetse n'abanyamujyi no mu yindi mijyi kugira Rubavu gukorera y'uburaya. Ugasanga mu mujyi wiganjemo abakobwa bavuye hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda bagiye i Rubavu babyita ngo nukuryoshya ngo ni ku mucanga ariko kandi uwo mucanga ni ahantu heza ho gutegera umugabo ufite amafaranga. Aha ubivuze neza cyane. Byitwa kuryoshya byitwa kujya kuruhuka byitwa kujya gutembera ariko abenshi bagiye mu buraya. None ikibabaje nuko ari naho hantu henshi hakorerwa uburaya bw'abagabo n'abagore. Ugasanga abagore babeshya abagabo babo bubatse bagiye mu bwo buraya i Rubavu. Biriganje uko nabo wumva
ushobora kumva bavugwa benshi ni abagore. Nicyo kibabaje. Rero Rubavu ni umujyi wamaze kwamamaraho ubwo buryo, ndetse uzimo n'utwo tubari tubishyigikiye. Tudatinze nagira ngo nkwinjize muri iyi nkuru ivuga yuko abamotari n'abanyonzi ba hariya bafite ikibazo gikomeye, barimo barasakuza, barimo baratakamba mu nzego zishobora kuba zabafasha, cyane cyane batakambira inzego z'ibanze hariya. Ubwo ni ukuva ku rwego rw'imidugudu kuzamuka kugera ku karere ka Rubavu, bavuga yuko bari kwamburwa n'abakobwa cyangwa se abagore bakora uburaya hariya. Biri kugenda gute? Ngo bafite ikibazo cy'uko bari kubatwara nk'uko umugenzi atega umumotari cyangwa umunyonzi bisanzwe, yarangiza yamugeza imbere, aho kugira ngo amwishyure akamubwira ko nta mafaranga afite, ahubwo ngo bakwiye ngo kubihurizamo. Ubwo ibyo byo kubihurizamo nabyo ni sinzi, nabyo watubwira uko bimeze. Icyo kibazo cyo kubihurizamo ahubwo abo nuko ari bo babashije kubivuga, ibyo bintu bibaho hose hirya no hino ababera uburaya. Kuko indaya ijya gutega akenshi nta tike ifite, nta mafaranga ifite. Iyo rero yarase ibyo bita kurata, igishoro niwe bwite, niwe gishoro yagiye gucuruza, azi ko ari bubone abakiriya. Iyo atababonye rero, kubera ko baba bagiye bambaye ukuntu batakwambara ku manywa, bumukereyeho, ubwo bwamukereyeho, yakuyeho, akoresha uburyo bwose yavaho ku muhanda. Trike ishoboka yose yatuma hava. Si uwo munyonzi, si uwo motari, ndetse n'abatayisi voitire nabo barataka. Kuko nabo bari mu bantu bategwa, nabo wageraho bajya bati rwose niba ushoboye ngwino wishyure, niba udashoboye nta kindi dufite, dore uko duhagaze. Ndetse bakaniyambura, bakakwereka wa mugani ngo uhakana ubugore aragarama, bakakwereka ubusa bwabo. Ubwishyu mfite n'ubu, niba ubutora urabutora, niba utabwemera nabwo ndeka nigende. Aho rero ubwo buryo bwinshi barabukoresha. Nuko i Rubavu wenda hariho higanje uburaya bigwiriye, ariko n'ahandi abantu bakora nijoro, abamotari muzaganira hirya no hino bakora nijoro, bahura n'icyo kibazo cyo kwamburwa nabo. Kuko gutaha kwabo, kujya ku kazi kwabo, akenshi bakoresha moto. Hakaba nabo bakoresha amagare, hakaba n'abakoresha amatayisi voitire, bitewe n'urwego rw'umuntu arimo. Iyo rero yagiye, umuntu yamusezeranyije wenda ko hari n'uwamuhamagaye akamubwira ati ngwino, yahagera wenda ntamushime cyangwa se ntayamuhe, mu kuvayo akoresha ubwo buryo bw'ubujura cyangwa se bw'ubwambuzi, cyangwa umuntu yakwita ubwesikoro, cyangwa se nko kugurisha ku ngufu, kuguha ubwishyu udakeneye ukabwemera ku ngufu, cyangwa se ukabwanga, wowe ukamureka akigendera, ukabura ahombye esanse. Niba uri umumotari cyangwa umutaximeni w'ivatiri, niba uri umunyonzi, ubwo za mbaraga zose n'icyo yawabize ugataha ukabura ahiye. Bivugwa yuko hari i Rubavu hari abacuruza, abadandaza amagara cyangwa se abigurisha basaga 3,000, babarirwa mu mubare w'3,000. Wowe iyo urebye usanga koko baba ari abo gusa, cyangwa hari n'abandi bashobora kuba bukora mu ibanga rindi ariko ku buryo batagaragara? Iyo ndebye ibyo 3 ni bizwi, ntibigerageza kugaragara wenda, ariko abatazwi nibo benshi. Noneho abiyongeramo baturutse mu yindi mijyi twahereho kare tuvuga, bo bakubiye iyo mibare cyane ko mu ma weekend baba bisutse bagiye i Rubavu, ariko weekend yarangira bakasubira iwabo mu zindi ntara, haba muri Kigali cyangwa mu zindi ntara. Ubwo ugiye kubara nushobora gusanga bya 3,000 bivugwa, ahubwo ari nk'ibihumbi 30. Yego, muri weekend ushobora gusangamo mu mujyi wa Rubavu harimo nk'ibihumbi nka 30 birimo bizengurukamo. Gere ahagerwa mu modoka muri weekend nko kuwa gatanu. Yego, urebe abakobwa beza baba bamanuka i Rubavu. Ubwo ni Nyabugogo muri gare, cyangwa se inyuma ya gare hamwe ategerwa za modoka ntoya. Uzasanga n'imodoka zabuze kubera ubwinshi bwabo. Noneho urebe ku cyumweru nimugoroba nabwo mu kugaruka batashye, uzasanga kuva Rubavu kugera Kigali bigoranye, kubera ko ubwinshi bwabo bwaruse imodoka zihari cyane. Noneho imodoka zindi zabo z'abaprive zo ziba zagiyeyo gukora ubwo buraya ni nyinshi cyane. Abagiye bitwaye bishoboye. Bishoboye. Yego, abakodesheje bagize gute?
ibi ngibi iyi nkuru ije mu gihe igicumbi cy'uburaya hariya i Rubavu ahitwa Rabamba. Aha hitwa Rabamba cyangwa se Tokosi, ahangaha urebye muri Rubavu nicyo gicumbi cy'uburaya, kubera ko niho hantu uzagera ukahasanga umubare mwinshi ushoboka w'abakobwa, w'abadamu se cyangwa se n'abafiyeme, gusa igitsina gore kicuruza uzasanga umubare mwinshi uri hariya. None aho hantu hamaze iminsi harahiye. Ibi ngibi ntabwo biri buze kongera uburara cyangwa se ubwomanzi burimo n'ubwo bwo gutuburira ababatwara babazengurutsa hirya no hino bari gushakisha aho bashobora kurongera abagabo. Ahubwo nakongeraho iki kivuga ngo ibi bicumbi by'uburaya bigenda binashya kugira ngo n'Imana ibatwika kubera ibyaha byinshi, kugira ngo babizi yuko ikubitiro yabaye Kadirake. Yego birahiye. N'ahandi none na Rabamba irahiye. Yego ngo Imana hari birambiwe ubwinshi bw'ibyaha bihakorerwa. Yego ikahateza umuriro. Ahubwo murarye muri menge ko ndabona mwibasira. Ariko nanone tugira inama aba bantu bashishikajwe no gukora uburaya, tubashishikaza gushaka ibindi bakora aho kugira ngo bagiye guteza ibibazo bahombya barwana bateza umutekano mukeya. Twabagira inama yo gushaka